baraho ahubwo baranabatashya nibagiye kubabwira amakuru ya miseri mama ndumva mama wari ufite zi gahunda ye neza umwana Remi nyine niwe mbaga arimo umurimo amurimo asakora iki arimo arahinga gace mu nkokazi kamwana urangije kaminuza ajya no guhinga none se wari kubura byose nk'ingati imennye ntacyo ngiye guhinga rero none yakora iki Remi namuboneye akazi akira keza Imana iguhe umugisha akazi keza ngo usanzwe udufasha nta kutagira ariko ibyo byo birayihuje njye ntacyo nabona naguye yewe ntako ahantu hiyubashye ndakubwiye ngo kuva yarangiza ntabwo ndasinzira kandi abakozi bose bo muri ibyo biro niba uzaba bahagarariye abayobozi yewe ntako mutagira nuko dafite icyo tubashimira ariko Imana yonyine izabaduhembera ndakubwiye ngo ubagiye gutungwa n'umushahara w'amafaranga agiye gukorera menshi umurundo nicyo burya abavandimwe bamarirana n'ubundi burya hakiza ku bana none se ubu mwamumbwirira akaza byibura nkamusiga yewe reka mukubwire iyo nkuru nziza kanze muhamagara umwana wanjye we Imana ishimwe arahinga Imana ishimwe si yo muntu se yagira Remi mama ase mama kusi vuye mu rugo utameze neza uje gukora ikiganiro muri papa titaragushaka wari i Kigali arashakira iki ntabwo mbizi umwana we yewe yaje ryari aje mu kanya reka umureba uharangije ariko aragushaka hari igihe yabakuganiye n'inkuru nziza ariko umwana nsengera umwana wanjye amanywa n'ijoro wamaka bakubwira inkuru nziza nta kintu yigeze ambwira mwana ubuse abakimbye koko kagurisha mwana bazana gufasha isuka wicire mu jari bakubwira inkuru nziza ariko mwana papa reka turinjira muri kazi isuka ari igihe waba ukutse iyo suka ko Sharemi cyamaye ngo wagiye guhinga uraho neza Remi shacyaro kirakweshe pe isi birenge rese usigaye ukata amatafari rukarakara ya twari tumo duhinga makuru yawe turaho nanjye ntabwo nari merutse nisire merutse no nanjye kubera akazi kenshi ariko nyine narabimenye ko warangije kwiga umwaka wose urashize nta kazi nshaka ahantu hose akazi pe narahebye pe ese ntaho wagerageje basi ngo udepose byanga ariko njya ngerageza nkashakisha ahantu hose ariko byarazi hitamo guhe usohiga ibiki sha amashu ibishyimbo imfura ngo yarabuze ina ariko no yaramaje no guhinga mukabandi niko kondo mbona zamukanye ariko rero nyine usanzwe bimaze kubibwira mukuru wanjye nakuboneye akazi namubwiye ko ufite umwana warangije kaminuza iyo mu cyaro bwana cyangwa ubwo arishima aravuga ati nta kindi nakumarira uretse kuguhera akazi uwo mwana agakora hano mu biro agakoresha n'abakozi banjye akaba umwizerwa ndashaka ko witegura tukagenda uyu munsi ni weekend ku wa mbere ugatangira akazi nta yandi mananiza ubu giye azajya ahembwa amafaranga umushahara ushimishije ugendanye n'amashuri yose angahe ntabwo mutagira nzayamenya hageze namwe ngombwa ariko ndakubwiye ngo uzanyurwa gira rero ugende witegure ntabwo ngusiga kugira ngo uyu munsi ni weekend n'ejo ni weekend ku wa mbere saa 1:45 cyangwa saa 2 uzaba twagize uzatangira akazi gira rero witegure ntabwo ngusiga mama reka yire vaho ntabwo ngusiga
gusobanukirwa ikindi kumva nkaho nta n'ikintu na kimwe bigeze nkora sindarangiza shaka mama yanjye byanzijije simbizi ngere muri pause uyu munsi reka nangize tunacumbura twataha amasaha sinigeze Ngabo basigaye. Mbese ni ibiki? Aho kumbona byiza. Sibisa? Sibi. Ni ikibazo cy'iki? Muvundire dutangiye nditaye rero ndabasize. Nagiye. Matiti. Matiti. Kame. Tiko wakuze cyane. Umukurikira. Tiko wakuze cyane. Aya. Ukore. Wadusuye? Bravo. Mwiza cyane. Umukurikira. Mwiza n'iteka ryose. Karibu. Murakoze. Mwiza mutese. Turaba. Amakuru yawe. Turabona. Ko wabaye umugabo? Ndabona ko yabaye umugabo. Asigaye asuma. N'ijwi ryarahindutse. Yarakuze rega. Abamaze iminsi yiga. Buriya n'ishuri rirarera. Amatiti. Karama. Iremi rero. Namuboneye akazi. Ibyo se koko. Namuboneye akazi kandi keza ko mu biro. Kuri. Nawe yanyemeye ko hari ibyo yigiye. Uretse ko yize, uretse ko yari yarakabuze. Akazi karabuze. Sibyo ko ngize amahirwe gusa. Fatita kanyibuka kakabona. Aha, so ko amazina y'abantu benshi. Nta kuntu washomerana ngo urenze umwaka. Saza atagira kuwa mbere. Kuwa mbere. Saa 2 tuzaba twagezeyo. Mwereka akazi ukora akazi ariko twumvikane Remi. Ntabwo nari mbuza abandi ariko ndibaza nsanga mfite umuhungu urangije kaminuza ngiye kujyana ku kazi k'abandi ugomba kugakora neza ubwitonzi bwo nzi kubusanga sibyo kwa mbere ubwo nuko bitize urije ubu mu munsi wo kuwa gatandatu ntabwo tuba Kora mu weekend. niwe ejo burya amasaha 24 ni make cyane hari abakora akazi nabi saa 4 n'akabara zo gusaragiye hari abagasama cyangwa ntanagaruka abo si mubwire nko uzagakora oya fatita ayo kwirirwa kujyana rwose ntabwo na Nawe yarakababaye. Arabizi. nibyo mbega siyo cyemba naniwe nakuze iminsi iransigasha iranjyana kabisa ndasaza izo zashiriza ndazirambiwe n'ikindi gihe n'undi munsi tuba twirwanye ku manywa
sinzi ijoro ryose cyumva ucyumva ushaka no kwitaba biba ari we ariko Rwanda cy'umusozi nakubwiye ko nta gahunda na nkeya mfite yo gukunda n'imwe ushobora kumfasha ugapfa ushobora kuvugana nawe iki ntabwo bishoboka Kennedy nakubwiye ko nta rukundo na ruke nshobora kukugirira wowe urumva nta gahunda yo kugukunda mfite habe na nkeya umutima unkunda mu biki Kennedy n'ikindi gihe n'undi munsi sinzongera kuba mfashe telefone yawe ukampamagara turumvikanye singishaka ko umpamagara umbabare bya mbere n'ubwanjye komera bose amina n'umukozi wanjye shaje gusoma reba biti ko nsanze ugiye se shana y'ingusuye urabeshya ntabwo uhamagaye telefone yawe ntiriwe si uhamagara abantu uzenya mu rugo nakundi nyine shana nanjye nambiye muri kirite nyine muri omega uravuga ngo reka wacu ndavuga reka make ngusuhuze nyine ngiye mu nama y'ubukwe hano haruguru bwo mukuze n'ibyo biteze cyane turaburanye rero twaraburanye cyane tugenaganira akazi kagiye twicara kandi mba mfite inkuru zenda guturitse mu neza mbwira ko utambwira ibya Kennedy aho kugejeje Kennedy ngeze ahantu nimbe kubwira ubyumve none birandenga arara mpamagara nkavuga ishungu iwe yabaye nkamwiyama ariko ntiyumva kongera nkamukuba akongera gisinzi kabisa sinzi icyo nzakora gusa ko atajya yumva gusa wakunze kuganira iki niyo yaba asa na diyama abengerana ahantu hawe niyo yazayisize iki sinshobora ntubizi ko nakunda abatipe biyemera aba yiyemeye kandi ibyo byose ni umuherezo uriya mutipe ariko se wowe njye hari n'ikintu ntajya n'urukundo nkubusa ntabwo nzi umuhungu ushaka ukuntu ameze nanjye mu nzozi zanjye simbizi abahungu si unikesha mutwe gusa abantu bose maze kubona bose warabapinze sinzi iyo bigeze kuri Kennedy we bibagaheza ariyemera icyo nsi cyo kunda n'abakobwa uzi iyo abonye agakobwa ubona arimo arareba yarangaye n'abakiriya baba baje bibaza mu kazi reka biba byancanze mbwira bite se wowe cyane sawa nyine ubwo dukomezanye nyine nayo kugutesha Hello. Leila?
abwira abakozi bose bakajya muri sale. Hari umukozi mushya ugiye kuza hano ushaka ko bameza. Gerageza. Umuryango wa mbere murakoze. Ababwira ndabona umusore wasobanutse siganira ayibonye yarashije nababwiye umusore ntabwo mwaramutse mbatumye hano mu buryo butunguranye ntabwo turi butindane ntabwo ari inama isanzwe nagira ngo mbereke umukozi mushyashya nazanye usimbura Peter mwazi ko Peter mu minsi yagiye hari n'umusore tuzanye ashobora guhaguruka nawe akivuga akababwira murakoze yewe nabanza kubasuhuza mwese nkuko deje yaramaze kwivuga n'ibyo koko yewe nitwa Ntwari Remy nkuko deje yaramaze kwivuga nanjye ndi umukozi mushya muri mwebwe nkaba byishimiye cyane kandi umurava mbasanganye nizeye ko nanjye nzagukomeza nzashyiraho ingufu kugira ngo duteze imbere ikigo cyacu murakoze hari ikaze mu kino kigo twizeye ko uzafatanya natwe mu kuzamura iki kigo cyacu kandi twizeye ubushake n'umurava uzatwereka mu kazi kawe ibisigaye Leila arakwereka ibindi byose ndumva abandi mwasubira mu kazi kanyu urabona ni hafi puresi wahituza ugize ikintu ushaka kumbwira wawu ni heza cyane ndashimiye wisanzure ni karibu cyane murakoze ok kandi ngende ujyanye nawe ugize ikibazo wampamagara ushaka hari ikintu ushaka nko kumbaza ushobora kumpamagara murakoze cyane merci Jinchunga musinaje. yaje ntabwo ugeze kwitaho nyine twakiri mu nama nyine yakiri umukozi mushyashya Umuhungu n'umukobwa. usanga mu ikipe muremure arubaha Ko mbona umeze nk'umuntu wagiye muri lab. arabishyigikiye umuntu afite ikinyabupfura sinzi ko nakubwira
afite aratuze ubona ndashaka kumubona ariko ndabona umeze nk'umuntu wamukunze ngo nakubwiye ko nakunze imico ye nta kintu umuntu yinjiye mu biro bwa mbere wese umukunda ya ukuntu yanyitwaye ufite twahuye arimo arambaza nyine ngo biho ya papa ukuntu yabimbajije ubu nacishije bugufi kureba wagiye reka kumbesha akambwiza ukuri ko ubwa mbere nakumva nanavuga inkuru z'umukozi nyine aratandukanye n'abandi bantu bose nabonye bigabiga niba ese umunsi wa mbere yinjiye mu biro wese umenya wicaye oya urabona uhura n'umuntu ukabona nyine nk'abandi kumva ko wowe n'abandi nkawe nka 50 ariko we afite ukuntu yihariyemo gake ari différent sinzi ko nabikubwiye ikizabe kude foudre umva sinzi ko nabikubwiye yitwa neza ubwo ntibakunze oya nicyo se wakunda njye nakubonye wakunze aho gushaka ko utabisobanukiwe neza wakubwiza ukuntu uri kubivuga uzi ukuntu usheninga mu maso yawe aho ntabwo urasobanukirwa neza ariko nawe ndashaka kumureba ari heza ari muri bihore nyine handi ibintu yakoreraga nako Jean Pierre umuntu ubu wanavugishijwe mu mwanya wawe wose gushyira amabere n'ibintu yareka agiye kumureba ndashaka kureba ukuntu asa uwo muntu wakuvanye hasi gutyo bakaya ariko nirangara ndamugutwara ndabizi umujyana n'undi wanjye nanjye banyita Kennedy ashimye kubona abazi ndi umucungamutungo mu kazi nibyo ariko byanyobeye ibiki zishimye kubona taburo sinzi uburyo umuntu ari kubisemo urabona ko bizagenda nyine ubundi iyo utangira akazi nyine biragucanga akazi gutya itaburo bica gutya urabona aya makolome n'aya maringe iyo umajije kubikora ushakira no muri database byose bitabizi nyine utangiye akazi nyine bwa mbere birabanza kugucanga aho kuko uzagenda gukora uzagira akabazo nyine uzajya ubwira mwerekeye muri iyo ofisi ok numva nasubira mu kazi nkora nanjye hariya muri ofisi yaha hirya ubona ugira akabazo cyangwa hari ikintu ushaka kumubwira nkagufashaho nagufasha sawa merci akazi keza cyane urakoze cyane sawa bon uri hano nawe oya biterwa n'inkuru yanditsemo yes nawe naje kudepoza igitabo ndashaka ndabona bwije kuki ni katuntu umeze gute ni sawa waramenyereye akazi ndamenyereye mbaye neza merci ariko nyine ikora yawe ni ikibazo niba uri ko bwije merci urakoze cyane kananye ukosore akantu gato cyane ari dosiye nari nzanye ngo munsinyirireho ni mu gukorana n'abahinde bamwe batuzaniye ibitabo bivuga kuri bya physics na biology bivuga kuri cells yego ni twe okay
noneho bajya ngo amazina ni Aline. Yitwa Aline. Noneho urabona hano asinya ahangaha twabona aha na hano n'aha. Noneho urabona usohotse muri umuryango wa ofisi yanjye uragenda umuryango w'ibumoso aho shefu akorera uragenda guteraho kashe. Ndakeka numva noneho nta kibazo. Murakoze. Sorry? Uriba kuri telefone. Cyane merci. Noneho ushobora kumpa nimero cyangwa reka mbaze business card yanjye uzahamagara umbwire uko byagenze. Nzabahamagara kandi murakoze. Uzanamwishyura n'amafaranga. Bitte, Franco. Ari Leila yari yampaye Mbanda. Leila? Uri guhaye? Tamam. Gaston kabisa kubura mu kanwa. Sawa. Asa ari miki. Umuzi. Tobiyete. Ntabwo byoroshye. Ni Leila ukanyureje. Leila. Ngo fungura urebe ufite ubwoba. Fungura urebe. Akujya mu shata rimwe. Kuramo neza ariko utabyangiza buhoro. Reka mbere sinaba kagerageza nasize mu bintu byabaze neza ndimo n'utundi tutareba yewe muneza ntabwo birashira harimo n'ibindi aho wasaze kana baweza nakora agaciro k'impano siko ngombwa ahubwo ikiri ngombwa ni ubushake n'umutima by'uyiguhaye kuko urukundo ruta byose. Happy Valentine's Day Leila. Nkeneye agaciro n'akandi ese kenshi Kennedy inshuti yanjye turakorana ntibitume umuntu akunda umuntu atazi ntabwo turamenyera ku buryo yankubita surprise nk'iyi ibintu nk'ibi ngibyo ariko bayisomye neza iriya carte postale wumvishe ibintu biri mu magambo arimo yarakayisiye ni kubera urukundo agukunda aho we nk'umwana afatiraho.
yawe ko kwemera gusa urukundo ni impumyi